mbaye nyampinga y'u Rwanda ahangaha twese we went through high school sibyo hari abantu babonye amanota meza hari n'abantu babonye amanota mabi oya that's nothing ntabwo ibyo ugomba kwimparinga abantu babonye amanota mabi sibyo we need to work hard. Nkuko umaze kubyiyumvira n'amagambo yatangajwe no bita Miss Nishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda 2020 agaruka ku gahinda gakabije yahuye nako ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye byatewe n'abantu bamwibasiye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amanota ye yari yamaze kujya hanze nyuma yuko abaye Miss Rwanda yagarutse ku bibazo byinshi bitandukanye yahuye nabyo n'uburyo byamuremereye gusa ariko abantu benshi bakomeje kuyagarukaho cyane ubona ko ibintu byakomeje kuba binini ku bitangazamakuru bitandukanye gusa ariko icyo wamenya cyo biye bitangajwe ijoro ryo ku munsi wo kwa kabiri tariki ya 2 Nzeri umwaka wa 2025 yarani mu kiganiro bita Girls Impact Gathering Girls Rising for Family and Nation. Ni kiganiro yahuriyemo n'abantu batandukanye ndetse banakumiye hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo n'umushumba mukuru wa Noble Family Church uwo bita Apostle Mignoni Kabera. Aya magambo yose ndetse n'ibyo Miss Nishimwe Naomi yatangaje nimye nyine ngo tugaruke muri iki kiganiro tugiye kubana mu minota mike nkwibutsa yuko njye uri kumva kuri micro ni Philox Eme umwana wo mu ntari cyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe ibiganiro nk'ibi ngibi nibijye bigucika mwibutse yuko inkuru zitandukanye zijyanye na entertainment cyangwa se showbiz cyangwa se n'abastari bo mu gihugu cy'u Rwanda na handi uzisanga ni hano kuri Philox TV show. Reka mwikaze muri ubu buryo ubonze turambura buri kimwe. Muri Felicien Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS aho ntabwo nibagiye kukubwira ko iyo uguze PS muri Felicien Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felicien Auto Spare Part igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Reka nongere mwifurize kugubwa neza tubana buri munsi mu biganiro bya buri munsi kandi bitandukanye gusa ariko wowe bakanze subscribe. Reka nongere nkikaze nanone nshimira buri umwe wese unkurikiranye mu bice bitandukanye by'igihugu ubwo ndavuga amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba iburasirazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali namwe mubasha kunkurikirana muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka mbaye ikaze kuri uno munsi nkuko mwari mumaze kubyumva nari ngerageje kukubwira mu ncama cy'ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro tugiye kubana mu minota mike cyane. N'ubundi nuwo bita Miss Nishimwe Naomi uyu wabaye Miss Rwanda mu mwaka wa 2020 murabyibuka neza cyane numwe mu bantu bafite izina rikomeye cyane ndetse bakunzwe no kugarukaho cyane murabyibuka ubwo yakoraga ubukwe ni imwe muri video zarebwe cyane ndetse buri no kuba live wasanga ku mbuga nkoranyambaga arizo video ziganjeho cyane numwe mu bantu bafite izina rinini cyane by'umwihariko muri showbiz mu minsi yashize mu nkera y'abahizi yari yateguwe na equipe ya APR numwe mu bantu bifashijwe kugira ngo bamamaze cyangwa se bamenyekanishe rira rushanwa ndetse banamenyekanishe jezi nshya za equipe ya APR. Ibyo byose twarabibonye. Uyu rero kugeza kuri uno munsi yubatse urugo cyangwa se afite umugabo ariko ntago ari baruka numwe mu bantu bazwi cyane kuri uno munsi. Nkurira twigarukire kuri iki kiganiro kimwe mu biganiro byongeye kuba binini ku bitangazamakuru bitandukanye n'ubundi ubwo nkubwira yuko ira video warumaze kumva dutangira ikiganiro mu kanya ndaje nyigusigiremo wumve byose birambuye wumva gahinda yahuye nako wumva burya asobanura ibibazo yakubitanye nabyo bitewe n'abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwigabije cyangwa se bamugiyeho cyane baramuvuga cyane yuko twe turi no muri lockdown cyangwa se muri guma mu rugo abantu bafite umwanya wo kuba bari ku mbuga nkoranyambaga nawo ubwo yabyigarukiyeho. Uyu rero bita Miss Nishimwe Naomi ubwo yarari muri kira kiganiro cyiswe Girls Impact Gathering Girls Rising for Family and Nation gishingiye muri za ibice bya 61 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 urumva ko bijyanye na gospel yagihuriyemo n'abantu banyuranye barimo n'umushumba mukuru wa Noble Family Church. Gusa ariko kino kiganiro ingingo nyamukuru cyangwa se impamvu cyari kiriho cyangwa se impamvu bagiteguye no kugira ngo baganire kukumva urugendo rwa buri umwe agaragaza uburyo yagiye aca mu bintu bikomeye nyuma akaza kuvamo umutsinzi uburyo n'Imana yagiye imufasha gutsinda ibigeragezo bye cyangwa se uburyo Imana yagiye imufasha kuva muri bya bibazo akisanga muri societe n'ubundi akagaruka afite imbaraga nyina ari umutsinzi kandi ibyari biri no ku murongo wo kwiga byari ukutinyura abana b'abakobwa kugira ngo babashe kugira ibyo batinyuka ndetse bagire n'ibyo babasha kwigezaho. Rero Miss Nishimwe Naomi ni umwe mu bantu bari batumiwe cyangwa se n'umwe mu bashyitsi b'ingenzi bari bahari yari yazanye n'umuvandimwe we bita Kamari Kethi. Murabizi yuko uyu nawe mu minsi iri imbere afite ubukwe kuko yamaze gukorerwa
ibirori byo gusezera ku bukumi bwe ibyo mwarabibonye aza kuri ubukwe n'umukinnyi wa basket ukina muri equipe ya APR wo bita Adonis muramuzi neza cyane. Twigarukira ku mukobwa wacu bita Naomi cyangwa se umubyeyi wacu bita Naomi rero ubwo yari muri iki kiganiro yagarutse ku rugendo rukomeye yanyuzemo mu bibazo byinshi yagiye anyuramo gusa ariko akaba umutsinzi nk'uko kino kiganiro cyari kibigambiriye. Uyu mwana w'umukobwa cyangwa se uyu mubyeyi cyangwa se uno mugore ubwo yari mu kiganiro yagarutse uburyo mu mwaka wa 2020 yahawe ikamba rya Miss Rwanda cyangwa se yaretsindiye mu bari bahatanye abasha kuba ari we uba Miss Rwanda umwaka wa 2020. Iryo kamba araryambara. Nyuma yo kuryambara hari byinshi byari byiza mu muryango we babyishimira baserebura, byari ibintu bisa neza muri make nk'uko yagiye bigarukaho avuga ko icyo gihe mu bana bose bavukana ari we wasaga nkaho ahanzwe ijisho gusa ariko ngo ntibyatinze n'ubundi haje gusohoka amanota cyangwa se amanota asoza ibizamini asoza amashuri yisumbuye. Ubwo ni ibizamini bya leta bari bakoze uwo mwaka. Miss Nishimwe Naomi buriya yari yarahawe ikamba rya Miss Rwanda amanota yataramenyekana, yari akiri umunyeshuri ubwo niko nabivuga kuko amanota itarayamenya anytime watsindwa cyane ugasubira ku ishuri. Uyu mukobwa rero nyuma y'uko amanota agiye hanze urumva ko ni kimwe mu bintu abanyarwanda cyangwa se abafana be n'abakunzi be bari bafite amatsiko kugira ngo babashe kukimenya bibaze bari bafite amatsiko yo kumenya bati ese Miss wacu yagize amanota ngaya. Amanota ye kugira ngo ajye hanze byari ibintu bigoye kuko ku giti cye ntabwo yifuzaga kuyatangaza ngo abantu bayamenye kuko ntabwo yari amanota meza habe na buke. Uyu mukobwa yaje gutsindwa icya leta, ibyo ni ibintu tuzi neza cyane. Yagize amanota mabi nawe ubwe arabyiyemerera, avuga yuko muri icyo gihe nyuma y'uko agize ayo manota aribwo mu buzima bwe yahuye n'ibigeragezo byinshi n'ibibazo. Yajyaga ku mbuga nkoranyambaga agapostinga ifoto isanzwe, ifoto ye akimara kuyiterekaho commentaires zikaza zivuga ziti uri umuswa ubundi wabaye Miss Rwanda ute, ibintu byinshi murabyibuka. Bamwe mu bantu mwabashiye kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga genda byibuka neza cyane ni commentaire twabonaga abantu bamubwira bati byagenze bite ni gutuba Miss Rwanda, ese ubundi byagenze bite kugira ngo ubashe kwegukanira iryo kamba uri umuswa kuri urwego. Ni kimwe mu bintu byabaye inkuru nubwo hashize imyaka igera kuri 5 no kugeza kuri no munsi, ni kimwe mu bintu bikivugwa. Mukanya ndaje ngushyiramo ayo majwi yumvira uburyo we yabyivugiye yabyitangarije. Gusa ariko ikindi kintu wamenye mu minsi yashize n'umukobwa yamuritse igitabo cye ku mugaragaro yise More Than Crown n'ubundi bijyanye n'ibyo yasobanuye kuko ni igitabo avuga yuko cyanditsemo experience y'ubuzima yanyuzemo cyangwa se ibirenze ikamba ibyo yagiye ahura nabyo nyuma yuko abonye ikamba ryo kuba nyampinga w'u Rwanda. Uyu mukobwa muri icyo gitabo yasobanuyemo byinshi abashe kukinyuzamo amaso murabizi neza cyane. Gusa ariko nyuma yuko atangaje ko icyo gitabo kigiye kujya hanze n'ubundi bya bindi byamukurikiranye muri ya myaka 2020 ya manota ye nicyo cyagarutse. Poste ni nyinshi twarazikoze n'ikiganiro ndakigarutseho ubaye utarakibonye wasubira inyuma ukagenda ubinyuramo. N'ikiganiro cyiza cyane ndetse cyanakunzwe cyanarebwe cyane, nawe wagenda ukagisoma cyangwa se ukanacyumva niba utarabashije kukibona. Uyu mukobwa nyuma y'uko atangaje icyo gitabo benshi baramututse baravuga bati igitabo cy'umuntu w'umuswa cyangwa se watsinzwe icya leta ntabwo nagisoma niyo wagira ute. Hari benshi twagiye babona bavuga bati niyo wangica ntago ntagisoma, ati ubwo ntago ariyo bacyanditse. Commentaires ziba nyinshi kubitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ibintu biragenda bikura ndetse bitangira no gusa nabi aho benshi batangiye no gukoresha amagambo atari meza. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeye cyangwa se bamwe mu bantu bafite izina rikomeye batangira kubwira abantu bati muramenye mw'abantu mwe mucunga ibyo muvuga n'ukuri mutangiye kurengera. Ni kimwe mu bintu byakomerekeje n'umwana w'umukobwa avuga yuko yahuye na depression mu buzima bwe adashobora kwibagirwa. Rero muri iki kiganiro yakoze mu ijoro ryo ku munsi wo kwa kabiri yasobanuye byinshi avuga yuko yahuye n'ubuzima bukomeye cyangwa se bitari byo kuva ngo ni umutungo cyangwa se ngo ku mafaranga. Yahuye n'ubuzima bukomeye cyane mentally ku buryo byagezeho yumva afite depression ya danger bitewe n'uburyo abantu bamuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko avuga yuko yabaye umutsinzi kugeza kuri no munsi akameze neza. Reka nkumvishe video yimvira uburyo yabyitangarije ngereka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Nkwibutsa yuko ngiye uri kumva kuri micro ni Philox mu mwana wo mu ntara. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe, commentaire yawe, like, share iyi video kageza ku muntu wawe ukunda showbiz cyangwa se amakuru ya entertainment muri rusange. Reka ngushimire tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao. Ubwo mbaye nyampinga w'u Rwanda ahangaha twese we went through high school sibyo, hari abantu babonye amanota meza hari n'abantu babonye amanota mabi. Oya that's nothing. Ntabwo ibyo ugomba kwimparinga abantu babonye amanota mabi sibyo. We need to work hard ariko ubuzima burakwigisha sibyo. I always believe if you go through something Imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi. And ubwo ni nyampinga byashyushye mu rugo ni njyewe abandi bana batanu ntabwo tubareba ni Naomi
amanota asohoka noneho ndavuga mana yanjye noneho ntabwo nshobora kwiparinga umuntu ko there's no way nta kuntu I was the topic of the whole country noneho by the way this is the first time Mavin's at this conversation so urumva rero ubwo ngubwo I started doubting myself. I don't. So rumva, I started doubting myself. No, ndavuga, oh my God. Now I have this crown. I could see my grades. I was like, oh my God. Oh yeah, nakutugomba kurira muri aya masaha. So I'm trying to makeup yangu ingwanya muremure n'ukuri kima. So urumva rero ubwo ama grades yanjye noneho self confidence umva ntayo nari mfite and ubwo covid izamo noneho akugira ngo noneho bayinyaminga w'u Rwanda to show people what you can do. Noneho twese turi mu rugo and I remember na hege na posting ifoto bana bakambwira wowe uri umuswa una posting amafoto. Urumva uri umuswa upostinga amafoto ibyo ngibyo twagutoreye noneho nkumva aramubwira twese turi muri covid guma mu rugo ndakora iki muri aya masaha you know and it got to a point I started praying ko nagize depression noneho numva it was too much noneho ndasenga hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi yagusize yarimutse aposo ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru you know ariko Imana yavuze ikintu let me tell you ubwo mama wanjye nyine my mom was praying for me our sisters banjye uriya dufite ukuntu ka connection ariko turabwira nyine they know when you're down they know when you're up ubwo ngubwo umunsi umwe nza kurota I had a dream of somebody telling me why do you let anybody define you you know who you really are uzuuriwe your grace did not define you you went through this competition with 2,000 people God chose you to be Miss Rwanda not because of your beauty but also because of what God ikimana yabonye kugira ngo ubashe guhagarara abantu bose and ubwo nangira kubona ama comments y'abantu benshi bavuga oh my God I mean you really inspire me ngavuga se we man inspiring gute urumva no we have to be truthful sibyo hari umuntu kwanje uvuga ati uranyispire ukavuga ukareba inyuma how do I inspire you guys you know and I was true to myself nabaye ngewe I proved them a point never proving the wrong of course your past doesn't define you you can always define yourself ukabereka ko nibwo biriya byabaye I give this example ndi kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora kubona wavunitse ukuguru akakwita dore mugabo wavunitse ukuguru ariko warakize so it's for you to show them ko ushobora guhaguruka ukagenda next time they see you